Umunyungugu wa potasiyumu urakenerwa cyane ku mikorere y'umubiri myiza kubera ko potasiyumu ni umwe mu myunyungugu y'ingenzi mu mubiri wacu. Buri munsi hagati ya miligarama 2500 n'ibihumbi 4700 bya potasiyumu ziba zigomba kuboneka mu byo turya. Ariko burya guteka ibiryo ukabitinza ku ziko kimwe no kubikaranga cyane biri mu bigabanya ingano ya potasiyumu yabirimo. Akenshi potasiyumu na sodiyumu biragendana, ariko iyo kimwe kibaye cyinshi bituma ikindi kigomba kugabanuka. Umumaro w'ingenzi wa potasiyumu uboneka mu rwungano rw'imyakura. Aha igira akamaro mu kujyana no kuvana ubutumwa mu bwonko. Si ibyo gusa ikora, kuko potasiyumu inafasha mu ikorwa rya za poroteyine no kubaka imikaya ikomeye mu mubiri. Potasiyumu ifasha mu gushwanyaguza ibinyamasukari bigakurwamo ingufu umubiri wacu ukenera buri munsi. Kandi nanone potasiyumu ifasha mu kugabanya igipimo cya sodiyumu, bityo bikarinda kurwara umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ingaruka ziba ku muntu mu gihe potasiyumu yabaye nkeya cyangwa se iyo potasiyumu yabaye nyinshi mu mubiri. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe ibiribwa potasiyumu ibonekamo. Reka twibutse ko dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti tuvura ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zafasha ubuzima bwacu. Reka dutangire ikiganiro tububitsa ko mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nubwo buryo rukumbi bwagufasha kuzajya ukurikirana ibindi biganiro tubagezaho. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga ukadusangiza ibitekerezo byawe. Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Asibyo gusa, kuko ubaye hari icyo bifuza kutubaza, hari icyo bifuza kutwunganira ku ngingo zitandukanye tubaganirizaho, wabitwandikira muri comments ubundi ukadusangiza igitekerezo cyawe. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media mukagikurikira kuri iyi channel ya YouTube ku wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Tubahaye ikaze mu kiganiro cya none, aho tugiye kurebera hamwe ingaruka ziba ku muntu mu gihe potasiyumu yabaye nkeya cyangwa iyo yabaye nyinshi mu mubiri. Muri iki kiganiro kandi turarebera hamwe ibiribwa ibonekamo. Ni mu kanya. Reka dutangire ikiganiro turebera hamwe ingaruka zigera ku muntu mu gihe potasiyumu yabaye nkeya mu mubiri. Ubusanzwe potasiyumu kugira ngo ibe nkeya mu mubiri wa muntu biterwa no kurya kenshi ifunguro ridakize kuri yo, bityo bikagira ingaruka zinyuranye ku buzima. Ingaruka ya mbere iterwa no kugira potasiyumu nkeya mu mubiri ni uko iyo potasiyumu igabanyutse bituma igipimo cya sodiyumu kizamuka, bityo bikaba byatera umuvuduko udasanzwe w'amaraso. Ingaruka ya kabiri iterwa no kugira potasiyumu nkeya mu mubiri ni uko imikorere y'imikaya mu mubiri itentebuka. Ingaruka ya gatatu iterwa no kugira potasiyumu nkeya mu mubiri ni ukwiheba no kwigunga. Ingaruka ya kane iterwa no kugira potasiyumu nkeya mu mubiri ni uko bitewe na wa muvuduko udasanzwe w'amaraso bitera umutima gutera nabi. Reka noneho turebere hamwe ingaruka zigera ku muntu mu gihe potasiyumu yabaye nyinshi mu mubiri. Ingaruka ya mbere iterwa no kugira potasiyumu nyinshi mu mubiri ni uko imikorere y'ubwonko n'urwungano rw'imyakura muri rusange bishingira ku gipimo cya potasiyumu iri mu mubiri. Iyo yabaye nyinshi bitera umutima kwikanya ku buryo budasanzwe.
Ingaruka ya kabiri iterwa no kugira potasiyumu nyinshi mu mubiri ni uko bitera imikorere mibi y'ubwonko no gutera indihaguzi. Ingaruka ya gatatu iterwa no kugira potasiyumu nyinshi mu mubiri ni uko ubwinshi bwayo bugabanya sodiyumu, bityo bigatuma umubiri utakaza amazi menshi. Ingaruka ya kane iterwa no kugira potasiyumu nyinshi mu mubiri ni uko abantu babasha gutakaza ibiro. Akenshi potasiyumu yabo iriyongera, bityo ugasanga umutima wabo uhora udihagura. Ibi biba no ku bantu bakunda kwiyiriza ubusa, kwiyicisha inzara no kunywa aho kurya. Aba rero baba biyongerera ibyago byo kurwara indwara zinyuranye z'umutima. Reka noneho turebere hamwe ibiribwa dusangamo potasiyumu. Mu byo kurya binyuranye dusangamo potasiyumu, ariko reka turebere hamwe ibyo kurya biyifite ari byinshi kuruta sodiyumu. Avoka ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Imboga rwatsi ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Imineke ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Amapapayi ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Inyanya ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Ibishyimbo byumye ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Amafi ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Epinari ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Amashu ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Ibirayi ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Tungurusumu ni kimwe mu byo kurya bikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Ubusanzwe imbuto muri rusange ni urugero rw'ibikungahaye kuri potasiyumu nyinshi kuruta sodiyumu. Reka tubashimire kuba mwabanye natwe muri iki kiganiro, aho tumaze kurebera hamwe potasiyumu icyo ari cyo, akamaro kayo ku buzima bwa muntu, ingaruka ziba ku muntu mu gihe potasiyumu yabaye nkeya, cyangwa se ingaruka ziba ku muntu mu gihe potasiyumu yabaye nyinshi mu mubiri. Muri iki kiganiro kandi dusoje turebera hamwe ibiribwa potasiyumu ibonekamo. Reka twibutse ko dukorera ibiganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku bijyanye n'indwara turwara, imiti tuvura, ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifasha ubuzima bwacu. Kubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe no kudufasha gukomeza gusakaza izi nyigisho. Abaca umugani mu Kinyarwanda bati abatabizi bicwa no kutabimenya, natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri channel Mizero Media ngo bamenye ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyaboneka bikore kuko nta kiguzi bisaba, kandi nibwo buryo rukumbi buzajya bugufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter. Ujya ahashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Si ibyo gusa, kuko ubaye hari icyo bifuza kutubaza, ubaye hari icyo bifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi tubategurira, nyaboneka twandikire muri comments. Mu gihe bakunze ikiganiro twabagejejeho, kora like, ubisangize ndetse n'abavandimwe bawe. Iki ni ikiganiro Amagara n'Ubukungu, ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media buri kuwa kabiri, kuwa kane ndetse no kuwa gatandatu. Amahoro y'Imana abane namwe, tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.